naronse nawubonye yamitwarira ukakandi waruvuze nyine ni ukuvuga ngo ça dépend uko umuntu yumva ikintu. Ndimo gukoresha français cyane ku mpamvu z'umwuka. Ndimo gutekereza nkavuga ngo nshake ariko iyi ndirimbo nayumva nkavuga ngo umwiteka ushaka kumpamagara umwana w'abandi imyaka 20 ngasigara umupfakazi nkamusigira umwana umwe yobu wandi kavuga ngo reka nifate hejuru y'iyo ndirimbo kumusaka wenda uzi cyo wakoze tuzi indi zose ziri mu kubita zigata zigataruka kabisa. Iyo ndirimbo izimera nk'amagambo abiri aba muri Bibiliya zankora ku mutima. Nzambona ko yanditswe n'umugabo w'umunyamurenge gusa sinzi uwari. Ijambo riba muri Yakobo ni mone w'abahe. Ijambo riba muri Yakobo 1:2 aravuga ngo nimwemere ko ari ibyishimo rwose. Nta muyahudi wotekereza ijambo ibikunda tibikunda tagweba umugabo w'umunyamurenge gusa waruhaza amata n'umutima yanditse gute ngo nimwemere ko ari ibyishimo rwose muri mugira gute ngo nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bibi. Irindi jambo ni Dawidi wajyanditse ariko nza mbona ko atari nka witije amaboko y'umugabo w'umunyamurenge ni umuhosha yarapfushije umwana we w'umuhungu. Baramubwiraga ngo age kwandika yamandika igitekerezo cy'umunyamurenge agira gute haravuga ngo mba nararabye nta muyahudi wotekereza kuraba kibiba Tuzibanira n'umucunguzi
zibera umunezero mbega ukuntu bizaba bimeze ishimire